turabakiriye imbere yacu kuri kamera dufite abavandimwe babanye natwe tugiye kubana mu kiganiro. Nagira ngo bivuge mbere yuko tuvuga intego y'ikiganiro cyacu. Mushumba tuguhaye ikaze. Nitwa Pastor Deo Nkundimana warera umurimo muri Jesus Army. N'umuvandimwe wacu nawe tumuhaye ikaze. Murakoze, twishimiye kubana namwe muri uyu mwanya. Nitwa Prophète Xavier, korera umurimo w'Imana muri Jesus Army. Esa duhana umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Tugiye kuganira ku kiganiro abantu benshi bakunda kuganiraho ntibafata umwanzuro, ariko Mwuka Wera araza kudushoboza abane natwe ibyo turi buganire bibe biheshejwe n'imbaraga z'Imana. Tugiye kuganira niki gituma abantu batandukana. Ese niki gituma mwino minsi divorce ikomeje kuba abantu benshi bayishyigikiye? Ese divorce ni nziza? Ese divorce iremewe ku bantu b'Imana cyangwa ntabwo yemewe? Tugiye kubiganiraho ko ibyo bintu turaza gufata umwanzuro nyuma, ariko turagendera ku ijambo ry'Imana kuko abakristo tugendera ku ijambo ry'Imana. Yesu aduhanugisha. Ikaze ego. Njyewe ku bwanjye divorce ntabwo yemewe. Ijambo ry'Imana ntabwo ribyemera. Ku cyanjye giti rwanjye ruhande ugomba mbivuze nk'ikintu nanjye ntakora nkurikije ijambo ry'Imana. Divorce kuri jyewe ntabwo yemewe. Bisobanuye yuko utakora divorce? Ntabwo nakora divorce. Xavier, urabyumva gute? Divorce wayivuga iki? Divorce uri umusore ariko uri umukozi w'Imana, abantu benshi barakugana, uganira n'abantu bafite ingo, ubibona ute muri iki gihe? Urabona muri iki gihe divorce ni ikintu koko kigaragara nkaho ari kibi, kandi ni ikintu none kimaze gufata intera ndende mu isi cyangwa mu bihugu bitandukanye. Ariko urebye divorce nanone mu ruhande rumwe ntabwo wayemera, ariko mu rundi ruhande wayemera. Kubera yuko ushobora nanone gusanga abantu babiri babana ariko babana mu buryo bushobora kubazanira urupfu. Kuko twumva amakuru menshi ahantu henshi hatandukanye, mu mugore ugasanga yigisha umugabo we cyane rwose, ugasanga uhuriye n'umuntu ku muhanda arimo yirukanka avirana amaraso, ukamubaza se iki kubayeho, umugabo arankubise, ati ndamucitse, yashakaga kunyica. Ugasanga hari induru. No mu bakozi b'Imana ibibazo byinshi twakira ni ibibazo byo mu ngo, ugasanga rero hariho intambara nyinshi. Ugasanga ngewe mu ruhande rumwe ushobora kubona ko divorce ishobora gukorwa, ariko kandi birakwiye ko divorce ikorwa bitewe n'iki. No mu Bibiliya hari aho bavuga ngo usende umugore mu gihe habaye ikintu runaka. Rero ntabwo ari byo. Impamvu ugiye mvuga ngo navuze ngo ntabwo ari byo, ni ijambo ry'Imana rishingikirije Bibiliya. Rimwe na rimwe n'imirongo waza kuzana muri Bible uraza gusanga n'ubundi byaraterwaga n'impamvu zihari. Nk'uko yatangiye abivuga akavuga ngo arayemera ku ruhande rumwe, ku rundi ntayemera. Ubundi iyo wemera uhakana bifatwa nko guhakana. Bavuga ngo ndemera iki kintu ariko nagera hano nkagihakana. Ukwemera kuvanze no guhakana no guhakana. Uvuze yuko wewe divorce ugize ute uyemera? Pastor, divorce igomba kubaho aho kugira ngo umuntu azabazwe ibyaha bibiri. Usange muri leta umuntu, tuvuge wenda urugero, dukunda kumva ngo abantu umugore yishe umugabo cyangwa umugabo yishe umugore. Ugasanga ari leta bihaye akazi kanini kujya gukurikirana bya bibazo, kandi ugasanga uyu muntu Bibiliya iravuga ngo hari mu itegeko rivuga ry'Imana ngo ntukice. Urishe, Imana ikwanditseho icyaha, leta nayo igukurikiranyeho icyaha. Mbere yuko rero kugira ngo wirinde ibyo byaha bibiri, wishe umugore wawe, ako kanya arapfuye, ijuru ryanditse icyaha. Mu kandi kanya leta nayo iraza kugushakisha, ishyire haba umutekano, baze bagutware bakujyane muri gereza bagufunga. Ari mu ijuru wahemutse, no mu isi wahemutse. Aho kugira rero hemuke ibintu bireba, wavuga ati reka dutandukane ibintu bikiri hehe mu mahoro. Kandi hariho ibintu bishobora gutuma utashobora kwihanganira. Bibiliya ivuga, wenda twifashishije ijambo ry'Imana. None se utarajya gusoma ijambo ry'Imana, ubona ari iki weho uravuze ngo ndi umusore
nshaka kugira urugo ariko nanone maze kugira urugo, urabona ari iki umugore yagukorera ukaba wafata umupanga ukamwica, ubona ari nk'iki? urabona mu gihe tugezemo cyane nka Bibiliya, urabona hari ikintu umuntu aba yarishyizeho ku mutwaro ukomeye, ubundi gushaka ni ikintu baza gutekerezaho ukakiyumvira, wamara gufata umwanzuro ukavuga ngo ndashatse. Hari nk'umuzigo uba warikoreye ikabyita umuzigo cyangwa se umutwaro. Iyo uhuye n'umuntu ukamubwira ngo njye ndagukunda, ngo uhaye ubuzima bwanjye bwose, ngo hari n'ababeshya ngo nzatura muri we nawe utuye muri njye tuba umuntu umwe. None Bibiliya pastor, iyo mudusezeranya muravuga ngo aba bantu bazatandukanwa n'icyo twita urupfu. Yego. Nimba aba bantu bazatandukanwa n'urupfu bakaba babaye umuntu umwe, mu kandi kanya ukajya kubona ukabona mubaye mukigera mu rugo, murarwubatse ntiruramara n'ibyumweru 2 cyangwa se rumaze umwaka cyangwa rumaze 2, ugasanga wa wundi mwasezeranye mukambikana impeta, mugakorana ibishoboka byose kugira ngo mube umwe, ugiye kumva mu kandi kanya wumve ngo yaguciye inyuma yasambanye. None se aho utararenga aho ngaho, ubwo uvuze yuko umugore wawe asambanye byakuvira ko yakora iki? Namubajije ikibazo kivuga ngo niki uri kubona ugiye washaka, umaze gushaka niki cyatuma wakora ikintu utari wateguye? Mubaza ari kimwe, ese ubwo nuko yaba yasambanye, ese yaba atogeje ibyombo, ese yaba yanga kujya mu kazi, yaba kunaniza, yaba atita ku bana, niki umugore wawe ubona yaza gukorera ukaba wakora ikintu utateguye? Twebwe reka turebe muri rusange ibikunda kubaho, kuko ari wowe ari Savi ari n'abandi bandi, nta n'umwe uteganya divorce, ahubwo tugiye kureba muri rusange ni iki kintu kiri gutera abantu gukora divorce. Akenshi abagabo bakunda kwica abagore babo ngo babaciye inyuma, nk'uko abagore nabo bica iki? nk'uko abagore nabo bica abagabo babo ngo babaciye inyuma. Ni vice versa. Yes. Icyo rero nicyo ntekereza ko birakwiye ko habaho urugero rwo kumva ko ugomba kwica umuntu mugenzi wawe aho kugira ngo mutandukane. Ese cyiza si uko mwatandukana mbere, ahubwo ukirinda icyo kintu cyo kwica. Noneho ikindi hari abantu nabonye ingo bakunda kuvuga uti ngiye sinatandukana n'uyu mugabo, ukabaho umugabo agukubita cyangwa umugore akugirira nabi, ariko si koko nyine iryo juru uri kurinda uzarijyamo, uri kuvuga uti ndanga kudivorce kugira ngo nazabure ijuru, ariko se urwo rugo rw'urimo urufitiyemo amahoro? Ikindi byo ngo urwo rugo urimo ufitiyemo amahoro, ikintu mugomba kubanza gutekereza, mumenye yuko isi atari ijuru. Turi kimwe, isi ntiteze kuzigera ibijuru. Rero ibyo nitumenye yuko isi itazigera ibijuru, tumenye yuko n'aba tubana n'abantu, naguhemukira wamemukira, ariko se nguhemukira byageza kuri level wakica umuntu. Ngo twazema ngo niki uri kubona cyaba intandaro yatuma umuntu mwashakanye wandi mwari mukundanye ahinduka umutwaro, nkuko wari bivuze ati ni umutwaro, ubona umuntu ukamukunda akaba umutwaro. Uri kumva niki cyatuma bigera kuri ya level bati umuntu arananiye, ibyaba byiza nuko namutegera, wandangira ahantu nyaza umupanga mwiza, wandangira ipasi ishyuha neza nkazamurepasa. Uri kumva icyo kintu wiseka? Twese turi kureba niki kintu nyamukuru gituma cyagera kuri level iba ngo uyu umuntu agiye kwica mugenzi we. Ese ubundi Bible irabyemera yuko abantu badivorce ngo niko byageze kuri iyo level? Urumva pastor, hari ukuntu abantu babana, yego, ariko mu mibanire yabo bakaba batarabanje kwigana ikintu bita ingeso. Yego. Cyane urabona nk'abantu mu mibanire y'abantu babana mu buryo butandukanye. Hari abana n'undi barahuriye ku ishuri, hari abana n'undi barahujwe n'ababyeyi, abandi barahujwe n'inshuti, abandi barahujwe n'imiryango no kuri social media, cyangwa se abandi bagahura kuri social media, ariko ntibabanze kwigana ingeso. Noneho kubera ko batabanje kwigana ingeso, ugasanga kuko bahuye muri wa muriro w'urukundo, katubyite gutyo, cyangwa se muri wa muriro w'irari bari bafite, ugasanga bisoba abana ariko ingeso bose bazihishanyije, ntawe wabashije kwiga ingeso y'undi. Ugasanga rero barabanye ariko ingeso ntibigeze bazireka, basezeranye kubana ariko ntibasezeranye kureka ingeso. Noneho za ngeso batangira kuzerekana, bikaza kubazanira
gutangira kumerana nabi, urugo rugatangira kuzamo ubushyamirane. nyine kugera kuri level ya yindi uvuga ngo uyu ngiye kumwica. Kandi erega turi kuganira gutya, turi kuganira, Pastor, urabona hari ibintu icyo tukiwe. biba mu bapagani, uretse hari ibintu biba mu bapagani. Reka turebe ku bantu bemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, ngo Yesu abayobore, uri kumva, ngo kandi Yesu ababere iki umujyanama, ababere umucunguzi. Ndavuga ese birakwiye yuko divorce ziba mu bana b'Imana? Ni ikibazo. Ikindi kintu nanone twakwibaza, ese divorce ziri kuba muri iki gihe ziri guterwa n'uko abantu batamenyanye, imico yabo batamenyanye, cyangwa biri guterwa no kutihanganirana? Kuko ntekereza ko abantu mw'ino minsi bari gukora divorce ni abantu benshi cyane, atari kuvuga ngo ni uko twabanje kwigana, ngo ni uko ngo uyu muntu baturuka aha ngaha, ni uko uyu muntu nabanje kumenya ibyiwe. Ntekereza ko atari cyo kiri gutera divorce. Bitewe n'iki? Ushobora kwiga umuntu ariko umuntu arahinduka bitewe n'ahantu ari. Ejo mushobora kubana ari umuntu mwiza ariko agahinduka, ariko kuba umuntu mutaziranye utaramenya ingeso ziwe, ahubwo divorce njye ahanini mbona iterwa no kutihanganirana. Yesu yashyigikiye Ndashyigikiye. divorce, urayemera nyine, urayemera kuba yatangiye avuga ngo Njye ariko kugira ngo abantu bicane batandukanye. aha na Ikindi yo kugira na ngo Saveni kuri avuga. ubane n'umuntu nta mahoro ufite, n'ubundi utanasenga, n'ubundi mu marira, mu gahinda, mu mibabaro, n'ubundi n'iryo joro ntiwarijyamo ese ukuramutse ukoze divorce y'iryo joro ryo wazarikandagiramo? ega Imana niyo ibizi. Oya, turareba ijambo ryayo, niba ijambo Ijambo ryayo rirabivuga. Ariko ijoro ijambo ryayo rivuga ngo iki? urumva uramutse ukoze divorce, aho kugira ngo uzabazwe wishwe umuntu wabazwa divorce. Kuko na Bibiliya Mose ahereza amategeko abisiraheli yarabemereye, gusa hari icyaha gihagarariye divorce ushobora gushingiraho. Bibiliya iduhereza usenda umugore wawe cyangwa se wirukana umugore wawe ukora divorce, gihagarariye ibindi byaha. Ibindi biza bishamikiyeho, ariko hari icyaha nyamukuru. Twareba nko mu gutegeka kwa kabiri icyo biri bivugaho. Mu gutegeka kwa kabiri ibice 24, wenda dusoma umurongo umwe wa mbere. Yego. Umutwe w'amagambo aravuga ngo amategeko yo kwahukana. Yego. Aravuga ngo umuntu narongora umugeni maze ntamukundwakaze kuko hari igiteye isoni yamubonyeho, amwandikire urwandiko rwo kumusenda, arumuhe, amwirukane mu nzu ye. Icyambere aho hantu hariho kubaho umuntu wamubonyeho ikintu n'umukobwa giteye isoni. Ese ukibonye wageze mu rugo cyangwa ukibonye yego nyuma? Aho ngaho urumva yuko Mose arimo abwira urubyiruko, abwibutsa amategeko rugiye kujya hehe Kanani. Aravuga ati rero ibintu byo gusenda, urumva ni amategeko ya Mose. Arangije aravuga ati niba uzanye umugore ukamubonaho ikintu giteye isoni bikagutera kutamukundwa akazi, aho kugira ngo umukomeze mu bantu, mwandikira urwandiko rumusende, ubohoke nawe abohoke, umwirukane muri make. Uri kumva? Ese ijambo ryitwa igiteye isoni. Igiteye isoni no gukundwa akaza nacyo turakiganiraho, kuko noneho oya, gukundwa akaza waba ugiye kujya mu bindi. Nta bindi, niba umugabo we ategetswe kugira ngo oya, banza wumvire itegeko ukuntu babivuze. Baravuze ngo niba weho umugabo, uri kumva, ushatse umugore umubonyeho igiteye isoni, bigutumye utamukundwa akaza, aho kugira ngo mukomeze kuba muri ubwo buzima, mwandikira urwandiko umusende. Urumva nyine nibyo nakubwiraga ngo divorce igize ute iremewe niba ubonye umugore waweho. Aha ni mu mategeko ya Mose. Iryo jambo ryo ahubwo ryatuma divorce, kuko igiteye isoni se ni iki? Igiteye isoni banza uvuga ko hari ikintu biteye isoni. Hari ibintu byerwa n'abiteye isoni. Reka yuko ibiteye isoni bitabaho, kandi ibiteye isoni bibaho. Kandi hano mu mategeko byarashobokaga, bishoboka ko bari bafite iyindi liste y'ibiteye isoni umuntu yakora umugabo atabyihangana. Oya, niyi saha hari ibintu biteye isoni pastor. Yabimubonye. Reka nkubwire ibintu biteye isoni. Ese ushatse kureka gukeya ikintu giteye isoni wakibura? Hari ibintu biteye isoni mu iki gihe. Turabizi yuko Bibiliya iravuga ngo bagabo mugandukire abagore banyu kuko Kristo agandukira itorero. Namwe bagore mugandukire abagabo banyu kuko Kristo agandukira itorero. Ariko ugasanga
rimwe na rimwe inshingano z'umugore ntabwo azitaho. Za nshingano umugore yari afite nyamukuru araziherereza ku mugabo, ugasanga rimwe na rimwe ibyo nabyo biteye isoni. Wenda ni urugero, ugasanga umugore ntarwaye, ntafite ikibazo, ariko ugasanga wenda babyaye umwana, ariko ugasanga umugabo niwe uri kumesa twa dushangi tw'iki tw'abana. Ariko njyewe icyo mvuga na ahangaha mubanze mwumve context ibintu byavuzwemo. Icyo gihe muraba murimo murashyigikira divorce ko zaba oya no banze ubyumve. Ikintu ntari kwemera ni iki ngiki. Ndabyumva yuko hari amusomye mu mategeko ya Mose yahaye Abisirayeli bagiye ku Gikanani, bati arabibibutsa ati rimo mugiye no kumusenda ukaba utamugiye gukunda akaza umugore wawe bitewe n'igiteye isoni wamubonyeho, ibyaruta we yamukomeze mu bane. Uri kumva? Mwandikira urwandiko, uri kumva, rumusenda. Ariko Yesu Kristo we nicyo bivuze ku bya divorce. Usomye kuko usomye hano muri Matayo igice cya 19 umurongo wa 7 kugeza uwa 9. Yesu Kristo we ntabwo yemera divorce. Reka tubisome ku murongo wa 7 ukuntu havuga. Haravuga ngo baramubaza bati, bandi nabigishwe barimo bamubaza ngo niba ari uko niki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aho umugore w'urwandiko rwo kumusenda abona uko yamwirukana? Yesu arabasubiza ati, Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere na mbere ntibyari bimeze bityo. Reka wumve noneho umurongo wa 9 ngo ariko ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe abasambanye. Aya magambo arakomeye cyane. Hano ushobora ngo ushobora kugira ngo Yesu Kristo ashyigikiye ngo niba uwe uri umugabo ukabona umugore wawe yasambanye ngo umusende. Ntabwo Yesu Kristo yararishyigikiye, ahubwo cya giteye isoni ni ugusambana. Hano Yesu Kristo yarabivuze. Ariko rero ahangaha Yesu Kristo nanone ikintu yavuze, we ahantu yavuze mu gice cya 5 muri Matayo ngo ntabwo naje gukuraho amategeko, naje kuyakomeza cyangwa naje kuyashyitsa. Uri kumva? Rero hano bivuze ngo itegeko Mose yabahaye ntarya kuyeho. Uri kumva? Arababwira ati cyakora niba atasambanye rwose ntumwiruka, ariko niba yasambanye rwose umwirukane. Ariko arababwira ngo uhereye mbere na mbere suko byari bimeze, ni uko imitima yanyu yinangiye. Ni ukuvuga ngo muri iyi generasiyo rero uri buze gukurikiza iyo generasiyo yawe y'imitima yinangiye, araza kwirukana umugore we kuko yasambanye. Ariko ukurikije Yesu Kristo yabivugaga no kuba umugore yasambana ntabwo yaba impamvu yo kumwirukana, kuko mbere na mbere suko byahoze kandi nibyo byari byiza. Kandi Yesu Kristo aragira ngo atange umutima umeze utyo wo kuba icyaha cyose wabasha kukirangarira. Mbere na mbere yuko Mose abahereza rya tegeko. Ubundi pastor imitima itarinangira bagenderaga kuki uyu mugore ari we wafashwe asambana ariwe baraza kwandikira urwandiko, umugabo we wafashwe asambana baramwandikira iki? Reka tumenye yuko mu gihe cya Yesu Kristo na mbere yaho buriya abagore ntabwo babaraga nka asset. Uri kumva? Nkuko wavuga igikoresho mu nzu niko munsi ya kiragiye babaraga. Kuko na Yesu ureba ahantu bagiye bahaza abantu nk'ibihumbi 5 ibihumbi 4, nta mugore babaraga n'umwana, babaraga abagabo. Niyo mpamvu babivuze. Ariko muri Yesu Kristo nta mugore nta mugabo, twese turabarwa. Uri kumva? Ariko mbere yaho suko byagenda. Gusa hariho ibintu bishobora gutuma mw'iyi minsi divorce zibaho. N'uyu munsi bigifite intera ndende yo kugira ngo ingo nyinshi zikomeze kugira ute gusenyuka. Iyo ababanye babiri hatariho kwihanganirana, niko kwinangirwa imitima. Kwinangira ko mitima na Yesu Kristo yavuze ngo kuko kwihangana kwabo kwabaye gukeya byatumye habaho umwanzuro wo gutandukana. Ariko se kuko birakwiriye ko abantu babura kwihanganirana? Ntabwo bikwiye abantu kuyumva kwihanganirana, kuko Yesu Kristo aravuga ngo mwihanganirane. Uri kumva? Kandi akavuga ati mwikorere umusaraba munkurikire. Ntabwo umuntu ukurikiye Yesu burya agomba kwikorera umusaraba we. Hari abashaka kubutura rero, ushaka gusanga ngo yishe mugenzi we kugira ngo abashe kwigabanyiriza umusaraba.
niba kuko uwo muntu yamaze guhinduka umusaraba, menya uko udiringa n'umusaraba wawe, apana kujya gushaka kuwutura. ku buryo umugabo yajya gukubita, umugore akaguca inyuma, umugabo akagutoteza, hakabaho gutotezwa, ugakomeza ukihangana. Ese uko kwihangana uba uzabona ijuru cyangwa no kugira ngo nyine udakora iyo? Ariko Yesu Kristo nta kintu na kimwe yasize atavuze. Yesu Kristo ahantu yigeze avuga ngo harahirwa uw'ibyanjye bitazagusha, reka tubivuge gutyo, nuko azi yuko ibye bishobora kukugusha. Uri kumva? Hari ahantu yigisha ari ku musozi avuga urutonde rw'abahiriwe abarimu, ngo hahirwa abagwaneza bazaragwa isi, hahirwa abashavura bazahozwa. Ndagira ngo mwongeremo iki ngiki, hahirwa n'uw'ibya Yesu bitazagusha. Ibyo Yesu Kristo yabivuze mu gihe Yohana yari afunze. Arangije Yohana atuma abigishwa yari yigisha bagiye kumusura kuri gereza ngo mugende mumbwirire Yesu uwo nguwo, ngo ese ni weho ngo cyangwa dutegereze undi. Yesu ahita atuma babigishwa baba Yohana ngo mugende mumubwire ngo ibirema biragenda, impumyi zirahumuka, abakene barigishwa ubutumwa bwiza. Abo bigishwa ba Yohana bamaze kugenda, Yesu asigara abwira abigishwa, arababwira ngo mu babyawe n'umugore nta n'umwe uruta Yohana, ngo ari ku muto mu bwami bwo mu ijuru aruta Yohana. Ayongera ijambo rivuga ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Bivuze ngo n'inzira ya Yesu ubwayo yakugusha, ariko urahiriwe niba iyo nzira ya Yesu itakugushije. Niba waremeye ugashakana n'umuntu muri abakristo, uko yakugora kose weho haranira yuko uwo mwashakanye basi wazamugeza mu ijuru. Ese wamugani ibi bintu tubivugeho kuko n'iryo jambo uvuze ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha. Si hari igihe umuntu ashobora gushaka ariko Yesu atabirimo, bikaba atari ibya Yesu? Si hari igihe umuntu ashobora kugira urugo ariko Yesu atarurimo? Kuko ngiye kenshi ngiye mbona benshi baravuga ngo Imana yari yabyemeye, Imana yari yabivuzeho, Imana yari yabitwemereye, ariko nka nyuma y'iminsi ukabona byarangiye, nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi angahe, ukibaza ibya Yesu cyangwa urugo Yesu arimo. Nta makimbirane abamo. Nta makimbirane. Ese birakwiye ko urwo rugo Yesu arimo rudakwiriye kurindwa kugeza igihe Yesu aziye? Ese byaba biterwa n'iki niba kuko Yesu avuze uti ndakubakiye, haza kongera kubaho gusenya k'urugo? Ikintu navuga cyo ni iki ngiki, niba hashobora kubaho rwose urugo Imana yihurije, birashoboka yuko haba divorce kaba mutabaye maso. Urugero, Adamu na Eva, Imana yo yaricaye bakora inama, babona yuko umugabo atishimye, bavuga tumuremere umufashe ugize ute umukwiriye, baramumuremera. Ariko reba ibyabaye nyuma yaho, birashoboka yuko umwe yagiye guhaha, hari impamvu batagendanye, biza kurangira bigenze uko byagenze kose muri Bible, biza kurangira bisanze hanze y'ingobyi ya Edeni. Uri kumva? Nose pastor, hari ikibazo ngezaho. Imana yaremye umuntu ngo abe umwe, cyangwa se umugore n'umugabo bahore baba umuntu umwe. Ese uyu muntu wabaye umwe, umugabo wabaye umwe n'umugore cyangwa umugore akaba umwe n'umugabo, uyu muntu nibamara, iyo divorce ibayeho, ariko ese uyu muntu Imana ishobora kuzamubaza umuntu wamukize? Urumva uko byagenda kose, ugomba kubanza kumenya yuko uri ijisho rya mugenzi wawe. Mushake museke mugire mute, ugomba kubanza kumenya yuko ugomba kuba ijisho rya mugenzi wawe. Iyo abantu bashaka kwigira ibyigenge, biza kurangira bavuze yuko batari abashumba ba bagenzi babo. Uri kumva? Nibyo byabaye kuri Kayini. Imana imubajije ngo umuvandimwe wawe Abeli ari hehe, yahise amusubiza ngo ntabwo ndi umugenge cyangwa se ndi umushumba wande w'umuvandimwe wanjye. Bivuze ngo yaramaze kwigira delicate. Ariko icyo Imana yashatse ni uko abantu babana bagashyira hamwe, bagafashanya kugira ngo kuko bakize hamwe Imana irabasanga. None se uko byagenda kose uzamubaza. Twagiye mu ruhande wenda rw'abakristo dusoma n'ijambo, none ku bantu bose batazi Imana, ku bantu batazi Imana bari aho babarizwa. Niba atazi Imana ntayizi nyine. Ntago umuntu utazi amategeko ari buze kuyazira. Reka tubivuge gutyo. Umuntu avukiye mu gihugu, wenda ntiyavutse
ise na nyina ni uko babikoze, nta kuri yigeze amenya. uri kumva? uwo ngo ntabwo wajya kuvuga ngo kandi nk'ubu ngubu dufashe urugendo wenda tugiye muri South Sudan, turagiye dusanga umuco ni uko umeze. uri kumva? ababishakiyemo nyine okay, ariko bamaze kumenya ijambo ry'Imana, ese bararikurikije? nose divorce uranimaze gufata intera mu bihugu byinshi. Yego. Ni umwuka urimo gukorera ahantu hose mu bihugu byose wamaze kugeramo. Noneho ikibazo gikomeye kuba pasiteri cyangwa ku bavugabutumwa cyangwa ku bahanuzi cyangwa ku bantu bakabaye bashobora gukumira uwo mwuka kugira ngo utinjira muri sosiyete, uwo mwuka nabo wamaze kubinjira. Uyu munsi wa none niyo mpamvu nkubwira ngo kirashoboka ko abashumba namwe benshi bamaze kureba bagasanga divorce yemewe, nubwo uri kuvuga ngo divorce ntiyemewe. Nge ndikorera nkabona ubwo uyu mwuka umaze kwinjira mu bashumba, mu bahanuzi, mu bapasiteri ukabagezemo, ndabona iyi divorce yemewe. Gusa ikintu ugomba kubanza kumenya ni uko abantu basigaye basoma Bible bakayivugisha uko itavuga. Icyo ni kimwe. Bakagenda agasoma umurongo umwe agahita yirukanga, akagenda agasoma ngo Yesu ararira, nawe akajya kurira, akajya ku musozi akarira, ariko ntamenye Yesu niki cyamurizaga. Cyangwa se birananditswe mu ijambo ry'Imana yuko mu minsi y'imperuka abantu amatwi yabo bazaba barya, bazaba bashaka kumva ibyo bashaka kumva, ntibashaka kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana. Na n'iyi saha n'uri kureba ikino kiganiro ubu akaba yisanze muri divorce, uwo nguwo rwose ntabwo muri kumwe. uwo nguwo niwe wanashyiramo komantere itari idahuye, akavuga ati wewe barakubeshye. uri kumva? Bitewe n'uko uwo muvumo wamufashe, kambyitwa ngoko. Ariko reka mbabwire yuko ijambo ry'Imana n'Imana ubwayo iravuga ngo nanga gusenda, igafata Isirayeli nk'umugore wayo, ishyanga rya Isirayeli nk'umugore wayo, akavuga ati ahora yahukana nkajya kumucyura, agahora yahukana nkajya kumucyura. Rero buri muntu wese nko mu bantu bemeye Yesu Kristo, nyabona abateganya gushaka, nyabona abashatse, nimumenye yuko ubwami mwagiyemo, ubwami bwa Yesu Kristo, ubwami bw'Imana bwanga gusenda. Bisobanuye ngo ubwo ngubwo niba ubanye n'umugore nugera ugasanga umugabo arakubita, ihanganira iki? Nugera ugasanga umugabo niwe ugomba gukora ibintu byose nyine nk'uko bikwiriye, ubwo nyine ihanganira iki? Wihanganira inkoni, wihanganira ibitutsi. Hari nabo njya numva bavuga ngo bashobora kuba bamenaho amazi, ibintu byose ubwo ni ukubyihanganira nyine, ni ugutega ibitugutu. Yego, Yesu Kristo yaravuze ngo harahiriwe uwo ibyanjye bitazagusha, kandi arongera aravuga ngo niba bakwatse umukenyero ngo ubahe n'umwitero, ngo gukubise urushyi utege n'uwundi musaya. Cya Yesu tagira ngo biroroshye. Ese pastor, hari igihe byaba biterwa n'uko utamaze igihe kinini mu rushako, kuko biragoye ko ushobora kubwira umuntu umaze imyaka 20 mu rushako, wowe umazemo imyaka 5. Ni iki wabwira abantu ko kwihangana kurahari nyine? Reka tuvuge iki ngiki, kuvuga ngo ukwihangana cyangwa se ngo experience ngo mu rushako. Ibi ngibi sindi kubivuga nkanjye, no, ndasoma n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Kabone nanjye nubwo ntaba ntari kubishyikira, icyo mfite gukora, mfite no muri control, ni ukuba nasenga nasaba Imana kugira ngo kubwo ubuntu bwayo imuha umwuka wera wo kwihanganira no kwemera ibyo ntabasha guhindura. Icyo ni kimwe. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukore iki, ntukore iki. Kandi ku bwanjye n'umubiri twebwe gutya twambaye inyama n'amaraso ntitwabyibashisha. Ese mw'iki gihe haracyariho ingo nzima zirimo amahoro kandi zirimo kwamamaza ubwami bw'Imana, ku buryo wabwira nk'abasore cyangwa abakobwa batarashaka ubwoba bugashira kugira ngo ubarememo icyizere cy'uko mu rugo ari amahoro, mu rugo nta byago, mu rugo mbese bashobora kubaka kandi ntibadivorce? Kuko uraganira n'umusore akakubwira uti ngiye mpamvu urashaka ni ibibazo n'amadivorce mbona, waganira n'umutureka reka namwe byaranze. Ni iki wabwira abo bantu? Mbabwire ngo abatarashaka ndetse n'abashatse, reka mbabwire ngo imuhira harahirwa cyangwa se haba hari neza igihe hari urukundo. Icyo ni kimwe. Ikindi, mu gihe mwemeye Yesu Kristo
akabana namwe agafigisinga buri kimwe. Hatari Yesu Kristo ibintu ntibikunda. Rimwe na rimwe muravuga ngo hari abantu bakijijwe ngo bemeye Yesu Kristo ngo ubona ngo bari abakristo. Ibyo ntabyo muzi. Ashobora kuba ugaragara ko hariya akina iyo filime nk'umukristo ariko ubwe abizi neza yuko ari ugira ute abivanga. Ariko buri muntu wese wavuga ati ngewe nshaka kugira ngo urugo rwanjye ruyoborwe na Yesu Kristo, bifite kugenda neza rwose. Haba amahoro, ibintu bigenda neza. Ariko nta Yesu Kristo ni ukuzimu ukundi. Xavier, ni iki wumva wabwira urubyiruko n'abandi bantu benshi bakunda kuganira ku bw'iki kiganiro? Kubera ko turi abakozi b'Imana kandi n'utari umukozi w'Imana uyu munsi azamuba we, kuko Imana yifuriza ko abantu batazahera mu byaha ahubwo bagomba kubivamo bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko Yesu Kristo yapfiriye abantu bose. Abazemera kumukurikira bakanizera izina rye azabaha ubundi butware. Gusa icyo mbona ni ugukomeza kwishyira mu maboko y'Imana, kuko urwo rugo umuntu aba agiye kubaka ni urugo ruzayoborwa na Yesu Kristo, kugira ngo azabashe kugushoboza kwihanganira ibyo uzabasha kubonamo, kandi uzabinyuramo na Yesu kugira ngo uzabashe no kugera mu bwami bw'iki, mu bwami bw'Imana. Gusa iyo wasenze nusenga, Imana izagufasha kandi izaguhereza amahitamo meza, kuko ntabwo ari nanone ari abantu bose twavuga ngo bagize ingo mbi. Hari n'abantu bafite icyitegererezo cy'imirimo myiza, bafite ubuhamya bwiza mu ngo, kandi baba banakubwira kwihangana bagiye bahura n'ibibazo bikomeye nk'ibyo abandi bahura nabyo bagasenya. Umenya ngo niba hari aho umuntu yananiriwe, hari undi wahageze we aratsinda, arenga urwo ruzitiro rwari muri imbere, abasha kugera imbere. Rero abasore bagenzi bangeretse ko nge nifuza kuzabuvamo, nabashishikariza kudatinya ibiriho, ahubwo icyambere bishyire mu maboko y'Imana, basenga Imana, kuko imbere ni heza. Urugo ni rwiza, ikintu cyateguwe n'Imana, ikintu Imana yavuze ngo si byiza ko uyu mugabo wenyine, katumuremere umufasha ugize ute umukwiriye, ahubwo birakwiriye gushaka ugukwiriye. Nakwifuriza abasore kugira ngo bashake abafasha bagize ute babakwiriye, maze bubake urugo, babone ubwiza bw'Imana, babone ijuru ritoya, babe ishusho y'Imana muri rwa rugo, kandi Imana ibagendera. Kuko icyo nzi nuko Imana ikunda ingo, kandi Imana ikunda gusura n'ingo cyane, kandi ndabizi ahantu hatari uburangare hari nko kubaha Imana, Imana isura urwo rugo rukaba ijuru ritoya. Pastor, nawe twagira ngo tugire ikintu watangariza abapasiteri bagenzi bawe muri iki gihe bashyigikira divorce. Ni irihe jambo babagira, ni ihe nama cyangwa bakora divorce? Ikindi nk'itorero birakwiye ngo dusengera uyu mwuka wa divorce ugakurwaho mu izina rya Yesu. Amen. Ikintu nabwira abantu bahamagariwe gukorera Uwiteka, abana b'Imana, ndetse Imana yaguhamagaye kugira ngo ube umwigisha, ndakubwiza ukuri ucire birarura. Kuko mu byahishuwe haravuga ngo abo bigisha bayobeje, cyangwa se abahanuzi b'ibinyoma bayobeje abandi, abo nibo bazabanza mu muriro. Bitewe n'iki? Weho urayobye, si uyobye wenyine, uyobeje n'abandi, kandi wari ufite ijambo ry'Imana. Nabwira abo ngabo rwose yumva yajya hariya ari umwigisha, ari n'umupasiteri yewe, yarangiza akavuga ati divorce iremewe, kandi ijambo ry'Imana riri clear. Rero namubwira ngo ibyo kinamo ntabyazi. Ikindi yongera asaba hure na Yesu, apana Yesu twabwiwe, apana Yesu twumvanya abandi. Ubu yihurire na Yesu, amubaze ese ibi ni ibyanyabyo, akora icyo Yesu amubwiye. Kuko niba Imana yaraguhamagaye, hari aho yaguhamagariye, hari icyo yakubwiye kujya gukora. Niba warongeyemo ibyawe rero, umeze nk'uwoga mu nyanja rwagati, ngenda karabye, ariko ijambo ry'Imana nuko rivuga. Imana itugirire neza kandi tubashishe. Hari ikindi kintu kindi nakwibaza, nanone nakubaza, wabwira nk'umuntu wakoze divorce mu kutamenya, atarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza we, ese uwo nguwo nama wamubwira ni iyihe?
kuko hari ushobora gukora divorce ariko akayikora ataramenya. Ese aje mu nzu y'Imana uramwakira nkande, uramufasha ikintu by'agakiza, ni iki wamubwira, ni iki wamubwira muri iki gihe kugira ngo ikindi nanone ni iki wabwira umuntu wapangaga kugira ngo akore divorce muri iki gihe? Haracyari imbabazi. Umuntu wakoze ikintu atarakimenya yego nyine batarakimenya, uri kumva, ariko ukoze ikintu yaramaze kukimenya abango we niwe uba wibambiye umucunguzi we. None ko ari umwibambiye igitambo cyawe kiraza kuva hehe? Wumvishe? Umva ahantu bigoraniye yuko umuntu wakoze ikintu akizi bitandukanye n'uwagikoze atakizi. Icyo ari kimwe. Wagikora utakizi, wagikora ikizi, menye yuko inzoka ikuriye ikatubyitwa ngoko, cyangwa se ukomeretse. Iyo ahantu hakize wari wakira igisebe hakira ukabona habaye neza, ubona ni inkovu. Uri kumva? Uko byagera kose afite inkovu ku mutima. Uri kumva? Afite inkovu. Rero icyo twamufasha nuko Yesu Kristo niwe womora. Ni kimwe, Yesu Kristo niwe womora kandi nibyo byamuzanye komora. Ariko rero none abakomeretse kandi cyangwa se bagakomereka bari basanzwe babona icyo cyabakomeretse cyangwa se bamaze kumenya ukuri. Uri kumva? Biragoye kugira ngo ukomereke kandi ari wowe wikomerekeje. Kugira ngo uzakire biragoye. Rero icyo navuga, umaze kumenya ukuri, ibyo byaha ukora cyangwa se ibyo bindi ukora byandikishwa iki? Ntabwo byandikishwa nuze crayon, byandikishwa ikaramu, ntabwo ari gupfa gusiba. Reka nkubwire, umuntu ashobora kuva hariya ari umusambanyi, ari umwicanyi, akinjira mu rusengero, uwo munsi umwe akabona agakiza nka kiriya gisambo kiri ku musaraba. Ariko mbwire Yuda wagiye kugambana azi ministeri yose, nawe ubwe yananiwe kwibabarira arimanika. Bivuze ngo abantu bakora ibyaha nkana, ibyaha by'ibyitumano, biragoye bamaze kumenya ukuri. Twitondere inzira ya Yesu. Murakoze. Imana ibamugisha. Twasenga dusoza tunasaba Imana kugira ngo ikureho uyu mwuka wo gusenya umuryango, kuko Satani nicyo cyamuzanye kugira ngo asenye umuryango, kuko arabizi ko umuryango uri hamwe ubyara ikintu gikomeye. Ariko nk'itorero birakwiye ko duhaguruka tukarwanya uyu mwuka utuma umuryango utabaho, ari nayo divorce. Mureke dusenge dusabira abera, dusabira abana b'Imana kugira ngo babashe guhishurirwa cyane icyo Imana ibashakaho. Reka dusenge. Imana nziza, Imana ikiranuka, turagushimiye, turaguhimbaje ku bw'aka kanya. Twemerere iki gitambo kikubera umuvugo uhumura neza, nk'abashumba ndetse nk'abahanuzi. Twanze imbaraga za divorce izina rya Yesu Kristo, Kristo tunanisha imbaraga zose mu izina rya Yesu Kristo, gusenya umuryango, guteza divorce, gukuzana ibibazo, guteza kubura amahoro mu izina rya Yesu. Pendoze gani wini hisikado nema jendo wahangu isidro umuremera umufasha. Reka mwami ibyo wubatse mbaraga zawe, muco wawe, windo wubakiro, ninango sa, nini kontre, si winde boledasha, windi by holegas, be windi bolegas, bini wiside bro, he windi gonema, edikano stide proferia, peria goria mosita, zini podras, onge hango de na, uchekicha none ma, pisikon de mangora, bingu de bangana, ijo de jainocha, icho jeneshide, mijukanjo waini, urute pando wa, sikodino da, enikote baniko, piti konde manda bini, badukende chaino, izofade go, huwa nestasika, binda kontamanda, izamangine ro, he will be kurika, huwa ide force, period de mas, ude brofe, pidi konkame, dute pando di, zami konkameni, pidi fodra idi o, when your son, ude fodra, zide fodra, hallelujah. Tala side bovenema. We guys. Izina guys. Izina guys. Oh. Lezamo. Pelia bovenema.
Pestica la mer. Fais tout que ne abari mu mot. bikomere Je ne wassi. bya divorce Je ne contraire. bakanda Te faudrai. ubahumurize Jini wagra. ubabere byose Pesinima. ubabere umujyanama Onikai. ubakomeze Biwirio. wongere ubabere Maidos tisanama. Bango ditaino. Rimo feriado menistire. Peria ganimamo. De kidamo. Eria shaya. Zipi fodrai do anima. De goria more. wigaragaze mu Iriwirio de mo. ubwami bwawe Denzo kandu izima. izina rya Iri Yesu grabe ubwami before. bwawe buze Paini sizero. ubwami bwawe buze Noti kando de ma. yubakira ubutumwa Leza bwawe biweria. yubakira ubwami Eshandi kando waini. n'izina rya Uwa Yesu destikando. uhesha imigambi Peria do saimo. n'izina Sina rya Yesu. shoboza abagabo Yukiri mu miryango. shoboza abagore Mbaraga n'izina bizo. rya Yesu Zina rya Ibyuka Yesu. y'ubusambanyi, Zina ibyuka rya Yesu. y'ukutumvikana, Zina rya Yesu. ibyuka y'ugusuzugura, Zina rya iyo Yesu. yose Sohoke. n'izina rya Yesu Reba. turayisenye Yesu Kristo. tuyisenye mu banyarwanda Yo. tuyisenye mu banyafurika Hallelujah. tuyisenye mu bihugu byose by'isi Yesu Kristo. turategetse Zeporia. turemye ingo nzima Gini zamamaza wandosa. ubwami bwawe Lebode n'izina rya Yesu Yesu Kristo. olitayigema Oui, the door. zegotayika Mendos tika. ledobile Peria donema. Zegodye moriasha. Peria negandiwa. turemye mwami Tubini wanga ya. ingo zo Zabi kuguhimbaza witandos. n'izina rya Ketu Yesu demo. turemye ingo Persinaimo. zo kugusingiza I dream of her. n'izina rya Yesu korere mwami Oui, yes. ele pasego Alleluia. urakoze Yesu Wewe mwiza Tata. abatarubaka kugira mwami neza. neza n'imbabazi byawe bihora biteka Hallelujah. ryose bashoboze mwami Abashoboye iremera kubaka. imiryango yayindi Abakobwa wo kubasha bakubaka. kumenya za yuko training ya Bamwe hari generation nziza Hallelujah. hari Barakura nziza wateguriye bagukorera. abera Hallelujah. n'izina Ubwami rya bwawe Yesu buze. abakobwa bafite ubwoba Ushaka bamara kandi ubwoba mwami abasore bafite ubwoba bamara ubwoba Yesu n'izina rya Yesu N'izina rya uyu Yesu. mwuka w'ubwoba Yes. uwo ni wari uwa dayimoni N'izina n'izina rya rya Yesu turawusenye n'izina rya Yesu twere kwimika divorce twere kwimuka ibibi Amen. ahubwo twimika ibyiza Amen. n'izina ryawe ryera tubashishe none n'iteka ryose Amen. amen murakoze cyane amen amen Turabakunda.